twari turi kuganira n'abantu benshi bavuwe na muganga Manase. Ubu ngubu twamwigereyeho rero kugira ngo nawe atwibwire, aduhe amakuru arambuye ku buvuzi bwiwe. Tugahe ikaze muganga, natangira twibwira amazina yose. Murakoze cyane, nitwa Nshinganaho Manase, nkaba ndi umuganga uvura indwara za Kinyarwanda. Ubuvuzi bwanjye nkaba nkoresha imiti ya gakondo nshingiye ku bimera, ibikomoka ku nyamaswa ndetse n'ubutaka n'amazi. Ibintu by'ibitegano, ibintu by'ibihuherano, ndetse kuzingura ababyeyi batwite, ndetse hari n'ubwo abakobwa bakunda kubazinga ntibabone uburyo bwo gushaka, nabyo mbasha kubafasha. Ubuvuzi bwanjye rero nubwo mbasha gukora. Ibyangombwa ndabifite, bage nk'inda yambaye, ibindi byangombwa byanjye dore ngibiraho bimanitse, mwabasha kubireba, ndumva ibyangombwa bye ndabifite nta kibazo. Ku buvuzi bwawe rero nanga uvurira muri, sinzi niba nahita nka laboratoire, ndabona harimo ibintu by'impu z'inyamaswa, ibisimba bigiye bitandukanye. Bino byaba bihuriye n'ubuvuzi bwawe, bishatse kwerekana iki? Icyo bishatse kwerekana ni ukubera ko numva ngo ntabwo nabasha kuvura izo ndwara z'ibitegano cyangwa z'amarozi y'amaherano, ndabashe kuba mfite izi mpu mureba ahangaha, kubera ko izi nyamaswa nizo zimfasha kuba nabasha kuvanga umuti, nkafasha wa wundi waje yabuze uburyo bwo kugenda, wa wundi waje wamuteje ikibazo cyo mu mutwe mu buryo kutabasha kuvuga neza. Hanyuma se inyamaswa noneho wenda nk'amaraso yayo nk'iki nabyo ntabwo bikoresha? Oya, ni impu dukoresha, twavanye mu babyeyi ba kera bacu, abakurambere bacu. Tukiri aho ngaho rero, wa mugani ibi bintu ntabwo baba ari nk'ibintu bakurazeho, atari nk'ibintu wize nk'umuntu yarabikuraze? Ntabwo ari ibintu nize mu ishuri, gukora ibintu bavanye mu babyeyi. Byahereye kwa sogokuru birazamuka biragenda bigera kwa data, ubu ninjye mbifite, nanjye ninagiriye cyo kugira nzasigira umwana wanjye. Ariko ntabwo ari ibintu bijyanye n'ubupfumu n'ubuvuzi bwa gakondo. Barabikuraze? Watangiye gukora aka kazi ryari? Akazi nagatangiye mfite imyaka 12. Imyaka 12 wavuraga abantu? Usoma uriya muti, genda hariya mu gisambu uzane gutya, ngasimbuka nkajya mu gisambu bambwiye umuti nzana, umubyeyi akambwira ati cara hariya afashe uriya muntu, ndi umwana. Bakambwira ati bikore gutya. Umubyeyi aho yibereye mu nzoga, ababyeyi ba kera nta kintu bitagaho cyane. None nk'umwana wari mu rugo waratojwe, ngenda mfata uriya muti nk'uko babimwe nkabibanga nk'uko babintegetse, nkabikora, nibwo buryo babinyigishagamo, ndinda nkora rero mbikuriramo. Umubare w'abantu wakirije ntabwo wamenya rwose? Ntabwo namenya, ntabwo nabasha kwabara. Ese ko benshi twaganiriye bajya bavuga ngo muganga ni umuntu mwiza rwose, ntandiki kuza twaka ngo wenda duciye amafaranga yangaya n'ayangaya. Nashize nk'umwaka muzana turutse ati akaza akampamagara nti nshaka kuzaza kukureba rwose kuri telefone, nkajya akaza akamubwira ati uzaba uri hehe, nkamusobanurira akanyitora nta kibazo. Hagati aho ngaho ukorera hehe? Abantu bagushaka bagusanga hehe? Ubu nuvuga ngo ubu tuvugana nkorera ahantu habiri, nkorera hano muri Kigali mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Giheka. Nkaba nkorera n'ahandi bita mu murenge muri telefone yanjye zirahari, nazo marazibona aho zanditse hariya, ngira telefone 2, akaba iba kuri WhatsApp ni telefone isanzwe, amagararaho ari nayo kenshi bakunda kunyurezaho amafaranga mu gihe bashaka kunyitura. Dusubire ku kiganiro cyacu rero, hari abantu bavuga ngo ubuvuzi bumeze uko nguko akenshi baba ari nk'abapfumu bakorana n'amashitani, bikabyita gutyo, bakaba batabwizera nyine ubuvuzi bwabo. Oya, abantu bababwira n'iki? Inkuru nabahereza nuko nkoresha niyo bintu mbasha gukoresha, ibindi bijyanye n'ibyo byo gupfumu byo ntabyo nzi, kuko nakuze n'ubundi mu muryango mbona byo ibi nkoresha nibyo twakoreshaga mbona kera. Cyangwa ngo ni ubuteka mutwe, cyangwa ushaka guha umuntu umuti ntumukize, ukavuga ngo uriya muntu buriya niyambeshye. Iyo njyewe ndimo ndavura, mbere yuko njya kuvura mbanza ngasuzuma umurwayi nkurikije uko nabitojwe cyangwa se nabigishwe n'ababyeyi, baza nkamusuzuma. Uko kwa muganga bamusuzuma? Yes. Wowe umusuzuma ute cyangwa? Mfite uburyo bwanjye mufata, mbona yarembye namuga nti se wagiye kwa muganga? Wagiye kwa muganga hagana nyereka ko wivuje, yamara kubingaragariza none kwikanze nanjye ngerageze, nabona mushoboye nkamuga ati wakenda kuvura, imana ntamushoboye namuga nti genda uje hehe, komeza kwa muganga mu kizungu.
ni amafaranga asuca ya consultation yo kwisuzumisha wenda bo rimwe na rimwe nk'utwo kera bana bavuga ati ngo nakavunjarume ababyeyi niko babyitaga ahubwo ko ntikabura kajya kabonekamo gakeya bitewe n'ubushobozi bw'umuntu. Noneho twakibaza ese uno mwuga watunga nk'umuntu akaba nkawe umuntu w'umugabo akaba yatunga nk'urugo abana akabarira amashuri za kaminuza, uyu mwuga wabikora? Uyu mwuga yenda sinanabwiye naho naturukaga nubwo nabivuze ko ntuye ndi Gihega kandi ntuye Haramugina ntago ari ku ivuko kuko njyewe ubundi busanzwe mvuka icyahoze ari Nyamasheke, ubu ngubu yabaye icyahoze ari Cyangugu yabaye Nyamasheke, ariko nanone nkurira mu cyahoze ari Rusizi, ubu ngubu tuvugana niho Rusizi mu murenge wa Bugarama yari komine Bugarama, ubu akaba ari nyine akaba ari akarere ka Rusizi waje kuba umurenge nyine wa Bugarama. Noneho ubu niho nakoraga ubwo buvuzi nza kuzamuka nza muri Kigali, ubu nabashije kwigurira